nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi b'Amahumbezi TV. Iki ni cya kiganiro cyiza cyane mukunda The Love Hub mugezweho nanjye Gasengayire. Uyu munsi ngiye kubagezaho iyindi topic ivuga ukuntu wamenya kureka umuntu utagukunda, ukuntu wareka umuntu utagukunda ukamuvana mu buzima bwawe, kuko burya biba byiza iyo ukunda umuntu ugakunda ugukunda. Iyo utangiye gukunda umuntu akaba ari wowe wenyine uri mu rukundo we adahari, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero abasore cyangwa se inkumi bakunda kwibeshya, ukaba uri gukunda umuntu we atagukunda, wenda ukibwira yuko bizahinduka, ukagumiza wibwira yuko ngo bizahinduka, azageraho ankunde, ariko ukakomeza urwana intambara wenyine. Kandi mu rukundo ntabwo umuntu arwana intambara wenyine, ayirwanana na mugenzi we kugira ngo urukundo rwabo rukure, kugira ngo urukundo rwabo rutere imbere, kugira ngo urukundo rwabo ruve ahantu hamwe kuri step imwe rujye ku yindi step. Rero iyo uri wenyine uri kurwana intambara wenyine, undi nta kintu bimubwiye, ukakomeza guhatiriza, abifata nko kumwikururaho. Rero ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu ngiye kubabwira zimwe mu ngingo zagufasha kureka umuntu utagukunda ukamukura mu buzima bwawe, kuko igihe kizagera ukabona umuntu wakugenewe. Benshi bakunda kuvuga ngo inkweto yawe, ukabona inkweto yawe yakugenewe, yindi wambara nikurye, yindi wambara nikujabuke, igukwiriye nk'uko bikwiye. Rero ubu ngiye gutangira mbabwira zimwe mu ngingo nkeya ariko z'ingenzi zagufasha kwirinda gukunda umuntu utagukunda, cyangwa se kureka gukunda uwo muntu ukamwikuramo, hanyuma ugafata igihe cyawe cyo kwitekerezaho kugira ngo uzabashe kugira undi muntu winjiza mu buzima bwawe. Ko akenshi iyo urimo gukunda umuntu utagukunda utakaza imbaraga nyinshi ku buryo utabasha no kubona wa muntu ugukunda ngo ubashe kumuha agaciro. Iyo aramutse ahari rero abona wibereye mu bindi, nawe akabona ari kugushyiraho urukundo wowe udahari, kubera ko urahuze, uri kurwana intambara yo gukunda umuntu utagukunda. Gerageza urebe umuntu ugukunda ariwe nawe ukunda, mukundane, aho kugira ngo uvunike cyane utakaza umwanya wawe, imbaraga zawe, amagambo yawe meza akaba wayibwira wa wundi mukundana cyangwa se ugukunda, ukayabwira wa wundi utakwitayeho. Ntabwo ari byiza. Ngiye gutangira rero mbabwira ingingo zagufasha gukomeza urwo rugendo neza udataye umwanya, cyangwa se ikintu naheraho nkubwira ugomba kwirinda mu gihe ubona uri mu rukundo ariko n'umuntu utagukunda, cyagufasha kwirinda uwo muntu kugira ngo ubashe kubaho neza, kugira ngo uzabashe no kugira undi muntu uha ikaze mu buzima bwawe. Ni uguhungira kure uwo muntu ukunda ariko wowe akaba atagukunda. Ni ukuvuga ngo nimba ari nk'imbuga nkoranyambaga musanzwe muhuriraho, reka kubona ifoto ye ngo uyishyireho comment, reka kugira ikintu, reka kugira reaction n'imwe umwereka ku mbuga nkoranyambaga ku byo aba yapostinze bitandukanye. Niba ari n'ahandi hantu wakundaga kujya mugahurira, mu gihe uzi yuko ari aho hantu irinde kuhajya, kuko hazaboneka impamvu nyinshi zizatuma wumva nanone ari iruhande rwawe ukumva wamuvugisha. Mugendere kure mu bintu byose, yaba mu nshuti, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ahantu aho ariho hose wumva haguhuza nawe. Mu gihe umenya yuko ahari, ugomba kuhirinda kuhajya kugira ngo udakomereka, kuko akenshi na kenshi iyo akubonye agerageza gukora ibintu bikubabaza, kandi nawe kubera yuko umukunda urababara nyine akabibona. Kandi iyo umuntu agambiriye kukubabaza nawe ukababara ukabimwereka, aba ageze ku muhigo we. Ntabwo ari byiza rero yuko ugenda ukamwereka kugira ngo agukorere iki kintu kibi mu maso yawe, hanyuma nurangiza nawe ubabare, yumve yageze ku muhigo we kandi wowe ubabaye. Ikindi iyo uhora umwanzi, ikindi iyo uhora
utera comment wenda kuri post ziwe ya postinze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, agufata nk'umuntu umwikururaho, agufata nk'umuntu utumva cyangwa utagira ubwenge. Rero reka kwemera yuko umuntu yagucishamo ijisho hejuru y'urukundo rwawe umuha we ntaruha agaciro. Ahubwo mukure mu buzima bwawe, umugendere kure, ukore ibishoboka byose kugira ngo witekerezeho, wimenye, wisobanukirwe, umenye yuko uri mwiza, umenye yuko uwo muntu atari mu buzima bwawe wabaho kandi ukabaho neza, umenye yuko ataraza mu buzima bwawe wari uriho, hanyuma ubundi umugendere kure, ukomeze inzira zawe kandi uzabona undi ugukunda. Ikindi wakirinda ni ukumuhamagara. Irinde kumuhamagara, irinde kumwereka yuko ukimukeneye mu buzima bwawe, irinde kumwereka yuko ari umuntu ugira ibibazo akaba ari we ubisangiza cyangwa ubibwira. Ahubwo mu buzima bwawe uzirinde no kugira n'ikindi kintu umwereka yuko ufite nk'ikibazo, ahubwo ibibazo byawe ujye ubishyira kure kugira ngo atagucishamo ijisho. Buriya umuntu utagukunda yishimira kukubona ubabaye, yishimira kukubona uri mu bibazo. Rero irinde kumwereka yuko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ahubwo mwereke yuko wamukuye mu buzima bwawe, mwereke yuko utakimukeneye, mwereke yuko ufite ubuzima bundi ubayemo kandi bwiza. Wimwereke ibibazo byawe, ahubwo bimushyire kure, ajya kubona akubone umeze neza, wishimye, unezerewe, uri umuntu utuje muri wowe, uri umuntu utuje muri wowe. Ikindi, menya ko ubuzima bwawe ni wowe uba ufite mu maboko yawe, ni wowe ntandaro y'ibyishimo byawe. Nta wundi muntu ukwiriye kukuzanira ibyishimo mu buzima bwawe uretse wowe ubwawe. Rero irinde umuntu wakuzanira agahinda cyangwa umubabaro, irinde umuntu wakwinjira mu buzima aje kukubabaza, cyangwa se ko umuntu yaravuye mu buzima bwawe ugasanga wowe ntabwo uramukura mu buzima bwawe. Gerageza umukure mu buzima bwawe, gerageza umushyire kure, kuko ni wowe ubuzima bwawe bureba. Nta wundi muntu uzagukunda kuruta uko ubwawe wakikunda, ukigira icyizere, kumva yuko uri mwiza, kumva yuko udakwiye guteshwa agaciro. Ikindi nakubwira, nimba ukunda umuntu akaba atagukunda, cyangwa se mwarakundanaga akakwanga wowe ukaba ukimukunda, reka gukomeza kwiremamo icyizere, reka gukomeza kwibwira yuko uwo muntu hari igihe azagaruka. Kuko ukomeza kwiremamo icyizere niko utakaza umwanya wawe uri gutekereza kuri uwo muntu. Nukomeza kumutekerezaho uri gutakaza umwanya we, ubuzima bwiwe buri gukomeza. Gerageza wisobanukirwe, wihe umwanya wawe, ureke gukomeza kwiremamo icyizere. Ni na hahandi uzasanga uwo muntu wenda asigaye ari mu rukundo n'undi, ukajya ujya kubateranya kubera ko uhora wiremamo icyizere yuko uko byagenda kose ni wowe, uko byagenda kose azagaruka. Oya, reka kwiremamo icyizere yuko umuntu wakwanze azongera akagukunda. Umunyarwanda yaravuze ngo ndakwanze ntijya ivamo ndagukunze. Rero niba umuntu akweretse yuko atagukunze, weho wikomeza kwishyiramo icyizere ngo wumve yuko ngo uwo muntu ngo azagukunda. Buriya wishyiramo icyizere yuko umuntu wenda umukunda we ataragukunda, ariko nta n'urwango akugaragariza. Ariko umuntu wamaze kugaragariza urwango, umuntu wamaze kugaragariza, umuntu wagukundaga akongera agahita akugaragariza yuko atakigukunda, akanabikwereka, uri umunyamahirwe cyane. Uri umunyamahirwe kuko hari n'abatagira ayo mahirwe yo kugaragarizwa umuntu ngo akugaragarize yuko akwanze, akakubeshya. Rero wowe niba waragize n'ayo mahirwe umuntu akakwanga akanabikwereka, reka gukomeza kwiremamo icyizere, reka gukomeza kwiyumvisha yuko ibyo bintu hari igihe wenda bizahinduka akagukunda. Oya, wikwihambira ku muntu, ntabwo ari byiza. Hanze aha hari abantu benshi bazagukunda ukabona n'aho bashyira. Ahubwo iyiteho, wisobanukirwe, umere neza, ube smart muri wowe, yaba imbere muri wowe, yaba inyuma uko ugaragara,
hanyuma abagukunda bo ntibazabura. Ikindi nakubwira, niba ukunda umuntu we akaba atakigukunda, irinde ibintu byose bimukwibutsa. Siba message ze muri telefone yawe, niba binashoboka ushobora gusibamo amafoto ye. Niba ari ikintu cyose nyine ubona kikamukwibutsa, gerageza kugikura mu buzima bwawe, kuko ni ubuzima bwawe, ntabwo ari ubuzima bwe. Yaragiye, ntabwo akigukeneye, ntabwo akwitayeho, ntiyitaye ngo urishimye cyangwa urababaye. Ariko wowe uko ukomeza kubona ibintu hafi yawe utunze mu nzu yaguhaye, cyangwa se biri muri telefone yawe, cyangwa se ahandi aho ariho hose, niko buri gihe ukubiteyeho ijisho bimukwibutsa kandi biragukomeretsa. Gerageza ubikure mu buzima bwawe. Ikindi, shaka ikintu kiguhuza kandi cyiza kikunezeza. Niba ukunda gusoma, shaka ibitabo usome, wishime, unezerwe. Nimba ukunda gusohokera ahantu wishimiye runaka n'inshuti zawe cyangwa se wenyine, hajye wishime unezerwe. Ibyo ngibyo byose bizagenda bigerageza gake gake kugufasha kwikuramo wa muntu, kuko uri busy. Iyo udafite ikintu ukomeza umushyira mu buzima bwawe buri munsi, ni wowe ugomba kwigirira impuhwe, ni wowe ugomba kwikunda kandi ukirebaho. Irebeho wigarukeho ko nawe kugira ngo agusige nuko yashakaga yuko uba wenyine. Niba noneho nawe ibyo yashakaga kugeraho ubona ko yabigezeho, kubera icyo utigirira impuhwe byibuze ngo umwereke yuko kuba yarabikoze nta kintu byagutwaye. Gerageza wigirire impuhwe, wikunde, witekerezeho, ugerageze ukore ibintu byakwagura bikagushyira mu buzima bwiza, bikagushimisha, bikakuvana mu mwanya umwe bikakugeza ahandi, ku buryo nawe ubwe aho azajya kubona, azajya abona yuko usigaye warateye imbere kurusha uko mwari muri kumwe umeze. Ntabwo ari byiza yuko umuntu akubona akabona noneho warahangayitse, wabaye nabi, ntukizi kwiyitaho, ntukizi kwambara neza, nta kintu cyiza ukigira kuri wowe. Ahubwo reka bibe byiza kurusha ajya kubona atangare, ni wenda yicuze n'impamvu yagutaye cyangwa yakuretse. Najya nkubwira rero ngo igirire impuhwe kandi wikunde, kuko nibyo bizagufasha gukomeza ubuzima bwawe hatarimo uwo muntu wakubabaje, hatarimo uwo muntu wakwanze kandi uri uwo gukundwa. Ikindi nakubwira, nimba uri muri iyo situation, nimba ukunda umuntu we akaba atakigukunda, reka gukomeza kumuvugaho, reka gukomeza kumuganiraho mu nshuti zawe. Turabizi ko iyo ukunda umuntu ukunda kumuvugaho, ukunda kumubwira inshuti, kuko urukundo rurakuganza, akari ku mutima kagasesekara ku munwa. Rero niba uwo muntu atakigukunda akaba yaranabikweretse, reka kumuvugaho, reka kujya mu nshuti zawe ngo umuvuge, reka kumubona ari kumwe n'abandi bakobwa cyangwa se abandi bahungu ngo nurangiza uvuge ngo nanjye uriya twarakundanye. Oya, byihorere, murekere ubuzima bwe n'ubwe, uko yabutwara kose, yakundana n'abandi, atakundana nabo ntabwo bikureba. Ahubwo we guma mu buzima bwawe, umurebe, umwihorere. Ibyo ashaka kwereka ubyirengagize. Niwumva n'ikintu kiri butume ushaka kumuvugaho, ugerageza wicecekere. Witegekwa n'umunwa wawe, witegekwa n'amagambo abantu bakubwira, ngo nurangiza utume uwo muntu akomeza kukuganza, izina rye rikomeza kukuganza mu bitekerezo. Ahubwo risibe, uryibagirwe, umureke, ntumuvugeho, ntumutekerezeho. Babize, ushaka ibintu ukora bituma atagaruka mu buzima bwawe, atagaruka mu bitekerezo byawe. Gake gake uko uzagenda ureka kumuvugaho, uko uzagenda ureka kumutekerezaho, uko uzarushaho kwikunda, uko uzarushaho kumuvana ku mbuga nkoranyambaga zawe, ntuzongeye kumukurikira cyangwa kumureba cyangwa kugira comment ushyiraho. Biriya byose nakubwiye, gahoro gahoro uzagenda umwibagirwa. Iminsi uko izagenda iza, azagenda ava mu buzima bwawe gake gakeya. Noneho utangire ubuzima bwawe bwiza, utangire ubuzima bwawe burimo abandi bantu, utangire ubuzima bwawe burimo uwundi muntu ugukunda, nawe ukamukunda, mugakundana. Nawe nurekeramo uriya azakubabariza ubusa, usange uri gutakaza igihe cyawe. Nyamara nusubira inyuma usange wataye igihe cy'ubusa, wavunikiye ubusa, wiremyemo icyizere cy'ubusa ku muntu we utanakwitayeho.
hanyuma ukomeze ugire ubuzima bwiza. Icyo nakwifuza nuko wakomeza ukagira ubuzima bwiza, ugakomeza ugakurikira Mahumbezi TV, ugakomeza ukareba amasomo dukomeza tubagezaho umunsi ku munsi, amasomo dukomeza tubabwira ati mwiyiteho, mwikunde, mwisobanukirwe, mukunda ababakunda, mumenye uko urukundo rukura, ese rukura rute, ese rukura wakoze iki, mwihe umunezero mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni byiza, birafasha. Iyi ni Mahumbezi TV nk'ibisanzwe, mukomeze mukande subscribe, mukore share, mushyireho comment. Turabakunda cyane. Yari Gasengayire nk'ibisanzwe, naho ubutaha.